Nshuti bakunzi mukurikiye umukiza gospel, ndabashuhuje cyane. Kristo Yesu ashimwe. Imana ishimwe twongeye kubonana. Ndashima Imana yuko Imana ari nziza kandi imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ndasuhuza rero mwebwe mwese mudukurikiye, ariko uyu munsi tugiye kuganira ku magambo yo muri Bibiliya avuga gutabarwa. Ese waba umaze iminsi usenga ariko ukaba utaratabarwa? Ese wibaza impamvu udatabarwa? Reka rero turebere hamwe impamvu ushobora kuba udatabarwa, hanyuma tuzigire hamwe turebe n'icyo twakora kugira ngo Imana ibane natwe rwose by'ukuri. Reka rero dusome amagambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho 50. Turasoma ku murongo wa 7, haranditse ngo: kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo y'umuhanuzi Yesaya. Yesaya ni umuhanuzi ukomeye muri iki gitabo cya Bibiliya. Yesaya rero yaje guhanura aya magambo avuga ati: kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Haleluya. Buriya rero mu buzima bwa buri munsi buri muntu wese akeneye Imana, kandi hano mu isi duhura n'ibirushya byinshi bituma dukenera Imana ishobora byose kugira ngo iturwaneho. Ikindi, muri iyi si umwami wayo ni Satani, ku buryo Satani ahora ashakisha icyarwanya umwana w'umuntu kugira ngo atazigera aronka ubwami bw'ijuru. Rero reka turebe kuri aya magambo avuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Rero reka nkubwire mwene data, niwiragiza Imana ndetse Imana ukayishyira imbere, ni ukuri nta kizatuma itagutabara. Reka rero twibaze ko aya magambo avuga ngo umwami Imana izantabara, sinzamwara, ariko wowe ukaba umaze iminsi usenga, ukaba umaze iminsi utegereje gutabarwa kw'Imana, ariko ukaba utarakubona, urakeka yuko byaba biterwa n'iki? Reka turebe wenda ibintu bitarenze 3 bishobora gutuma utatabarwa vuba, cyangwa se wenda n'ubutabazi bikagorana kugira ngo ububone. Reka rero tubirebe, hanyuma nitumara kubireba, ubwo ngubwo nawe urahita wibaza icyo wakora. Icyo wakora turafatanya kugishaka. Imana iguha umugisha. Ikintu cya mbere rero gishobora gutuma utaratabarwa kandi umaze iminsi usenga, icya mbere gishobora kuba igihe. Buriya rero iyo igihe cyawe kitaragera, iyo igihe cy'Imana kitaragera ngo Imana igutabare, buriya Imana ikorera ku gihe. Birashoboka yuko wowe uba wumva watabarwa ako kanya, ariko igihe cy'Imana kitaragera. Ndetse birashoboka tuvuge wenda wasabye Imana amafaranga, cyane cyane ko abantu benshi bakunda kugira icyo cyifuzo, ariko Imana irareba isanga amafaranga ntago urageza igihe cyo kugira ngo ubashe kuba wamanaginga amafaranga. Ubwo rero urategereza igihe cy'Imana nikigera yategetse ko uzabonamo aya mafaranga, uzayabona. Wowe icyo usabwa ni ugutegereza, ugakomeza kwizera Imana. Icya kabiri tugiye kurebaho, birashoboka ko kandi waba warananyazwe. Birashoboka ko waba warananyazwe, ariko uribaza utese umuntu ashobora kunyagwa ate? Reka nkubwire, buriya Daniel ari gusenga, yamaze iminsi 21 afite icyifuzo, ariko akimara kugira icyifuzo akajya imbere y'Imana agasenga, Imana yahise icyumva, yohereza igisubizo. Ariko ngo igisubizo kigeze mu kirere, ngo kihasanga ngo abami b'Abamede n'Abaperesi, hanyuma icyo gisubizo kirafatwa, kiranyagwa. Rero birashoboka ko nawe waba warasenze
ariko kubera ko utabyitayeho igisubizo cyawe kikanyagwa. Muzi impamvu Daniyeli igisubizo cyaje kumugeraho? Yarakomeje aba mu mwanya wo gusenga, ku buryo yasenze iminsi 21, ariko Imana iza kwibaza impamvu Daniyeli agikomeje gusenga kandi igisubizo cye cyaroherejwe. Nuko rero nibwo Imana itegetse umumarayika wayo ushinzwe urugamba witwa Mikayeli, hanyuma aragenda, hanyuma abahuza ibisubizo bya Daniyeli. Nawe rero urasabwa kuba maso, urasabwa gusenga ubudasiba niba ufite icyo usaba Imana. Reka rero twibaze, buriya ushobora kunyagwa n'abadayimoni bakakunyagwa ibyawe, ariko kandi nanone ushobora kunyagwa na za karande ziwanyu. Rero reka nkubwire, ibyo byose birasaba kugira ngo ube maso, ube maso. Rero reka nkubwire, uribaza ute se za karande zanyaga gute? Ngiye bya karande nubwo nanabyemera. Rero reka nkubwire mwene data, iyi si yuzuyemo ibiturwanya byinshi, ndetse yuzuyemo n'ibibabaza byinshi, kandi byose birushaho kurwanya umukiranutsi. Gusa inzira imwe dufite ni uko dufite Yesu. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Imana imukiza muri byose. Rero mwene data, ntubabare, ntutinye, Imana izagukiza nuyizera, kandi nuba maso ukemera yuko ifite ububasha bwose ku bintu byose byawe, ndetse ko ifite ubushobozi bwo kubasha kugutabara. Ni ukuri izagutabara nta kabuza. Rero reka nkubwire, haleluya, izo za karande nta kindi kizazirukana usibye gusenga, ukongera ugasenga, ukizera Imana, ugasoma ijambo ry'Imana. Kandi haleluya, biba byiza iyo urwana n'icyo uzi, urugamba rurakorohera. Haleluya. Uwiteka Imana nawe yiteguye kudutabara, kuko yabwiye Yeremiya, aramubwira ati, rega Yeremiya, ni njyewe ugira icyo nkora nkakirema kandi nkagikomeza. Ntabaza rero, ndagutabara nkwereka ibikomere biruje utamenya. Nta wundi muntu wadutabara hano muri iyi si, nta n'undi muntu washobora kugira icyo atumarira usibye Uwiteka. Yategetse, ninde wamuvuguruza? Yakoze, ninde wamukoma mu nkokora? Ni Imana ishobora byose. Niba yaravuganye nawe, wowe tegereza icyo yavuganye nawe, wizere, ugume mu masengesho, Imana izakurengera kandi izagusubiza. Humura mwene data unkurikiye, igihe kirageze, tugiye gutabarwa. Haleluya. Igihe cyo gutabarwa kirageze. Witinya, wikangwa n'ibihe, wikangwa n'umwanzi Satani. Uwamunesheje arahari, ni Yesu Kristo umwami twizeye. Haleluya. Imana iguhe umugisha mwene data. Iri jambo ryongere rigusubizemo imbaraga, ryongere rigusubizemo ibyiringiro, kuko umwami wacu Imana azadutabara. Nicyo gituma tutamwara mu maso hacu. Haleluya. Nubwo ibirushya ari byinshi, nubwo intambara ni nyinshi, nubwo Satani yameze amababa atanze nka Poruwoni ashaka gutangira umugenzi, ariko umwami Imana azadutabara. Erega umwami Imana kwitayeho. Umwami Imana arakeneye yuko ukomeza ukamwizera, ukamwikomezaho. Haleluya. Imana ishimwe. Yesaya yongeye avuga n'amagambo abwirijwe n'Umwuka Wera, aravuga ngo ugushikamishijeho umutima Mana uzamurinda aba amahoro masa, kuko akwiringiye. Imana ishimwe cyane. Wowe ukomeze ushikamisha umutima kuwiteka, Imana uyikomezeho, uyigundire, ndetse ntuyirekure, kuko ubutabazi bwawe nta handi ni ku Mana. Ntabwo ubutabazi bwawe buzava mu bantu. Niburamuka buvuye mu bantu, ni ukuri ntibuzamara akanya. Niburamuka buvuye ahandi hantu wiringira, ni ukuri ibyo byose bizaba ari iby'akanya gatoya. Ariko niburamuka buvuye ku Mana, buzarama. Ndetse abizeye Uwiteka ntabwo tuzapfa, ahubwo tuzarama, kugira ngo dutekerereze imirimo Uwiteka yakoze abantu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nshuti mwene data rero, ndagushimiye. Ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo
unshyigikire kandi buno butumwa bugere ku bantu benshi, ukore na share. Imana iguha umugisha mwene data. Nuko rero niba wumva ukeneye isengesho, reka dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, uyu muntu ukurikiye buno butumwa bwiza, ndakwinginze umugirire ibambe, kandi yasenze igihe kinini ategereje ubutabazi bwawe. Uwiteka Mana, ndasabye kugira ngo ubutabazi buturutse iwawe mu ijuru bumuzeho, kandi ibyo wavuganye nawe ubisohoze kubw'imbaraga zawe Yesu Kristo. Urakiranuka Mana, ni umurengere, ni mu izina rya Yesu ryera. Amen.